guca imyeyo bigira ingaruka. Yes, unyumvise neza, guca imyeyo bigira ingaruka. Abantu benshi by'umwihariko navuga ko mu bakobwa mu ba Gen Z ari ibintu bisa nkaho biri kuba arrival cyane cyangwa biri kugerwaho cyane. Abantu benshi urubyiruko ruri kubikora, ariko burya nanone biba byiza ukoze ikintu ariko uzi n'ingaruka zacyo. Rero guca imyeyo nabyo nubwo abenshi babyita igikorwa cyiza, ariko nanone igikorwa kigira ingaruka. So, uyu munsi rero tujya kuganira ku ngaruka ziterwa no guca imyeyo. Yes, ushobora kuba uri kwibaza kuvuga uti njye ko ntabyo nabonye. Buri wese agira uko umubiri we resista ku kintu runaka cyangwa uko umubiri we accepting ikintu runaka. Rero ushobora kuba utarabonye izo ngaruka, undi akaba yarazibonye. So tugiye kuganira niba nawe utabizi, niba nawe utarubizi, ubonereho ugire okazi yo kuba wamenya ibi byo guca imyeyo, nubwo ari igikorwa abantu benshi bari kwihutira, ariko by'umwihariko abantu benshi ntabwo babikora ku bwabo. Abantu benshi ntabwo babikora ku bwabo, abantu benshi babikora kuko runaka yabikoze reka mbikore. Ariko se buriya wari uzi ko hari igihe uhura n'umuparteneri udakunda ibyo bintu? Ese wageze mu rugo tuvuge na ntimwariye akantu mbere ngo umenye ngo ntuza figure ya your gender imeze gutya cyangwa your body part bimeze gutya, mutarariye akantu ukagerayo agasanga warabikoze kandi ntaba nabikunda, wabigenza gute? So rero uyu munsi icyo kiganiro tugiye kuganira, ahubwo ngiye kuganiriza ku ngaruka zo guca imyeyo. Ingaruka ya mbere, bituma umugore cyangwa umugore waciye imyeyo ntabwo arangiza vuba. Yes, umugore waciye imyeyo. Niyo mpamvu iyo uri umugore waraciye imyeyo ugashakana n'umugabo udakunda imibonano mpuzabitsina, aho indege iba yaguhiriyeho rwose, ntushobora kurangiza vuba icyo gikorwa. Mu gihe muri gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ntabwo urangiza vuba. Umuparteneri wawe ararangiza, wowe ugasigara utarangije, kandi birababaza. So ingaruka ya mbere mbi mu guca yo guca imyeyo ni ugutinda kurangiza cyangwa ibyo bita orgasm difficulty mu cyongereza niko babyita. Ikindi byongera umuhangayiko. Nturangije vuba, what next? Nturangije vuba, kandi ikintu gihari muri community turimo, umugore atinya kuvuga. Ntabwo wabibwira umugabo wawe ngo burya igikorwa twari turimo ngiye ndacyari kure, ntabwo twagereye ku kigero cy'ibyishimo, ntabwo twabikigereyeho rimwe. Utinya kubivuga, rero bigatuma usigara mu bwigunge, bigatuma usigara uri kwibaza se ndabigenza ne, ko byagenze gutya, se mbivuge, se mbigenze gute. Ikindi nyine urahangayika, maybe warabikoze, umuparteneri wawe ntabwo abikunda, ndetse n'urungano rwawe rumwe ntirwabikoze, bigatuma rero igihe cyose uhora wumva ufite umuhangayiko. Ariko umuhangayiko akenshi uturuka nyine kuri uko kutarangiza. Niba mugenzi wawe yarangije wowe nturangize, urajya kuvuga uratekereza se aramfata ati, niko abantu benshi by'umwihariko abagore na hano mu Rwanda babifata. Se aramfata ati, arantekereza ati, aravuga ati ni ndindaya. Ariko burya se wari uzi ko ubwo burenganzira bufite? Urufite cyane, kuko mwese n'igikorwa mwese mugomba kwishimira. Umugabo agomba kubona ibyifuzo bye, nawe ukabona ibyifuzo byawe. Ubwo ndavuga ku bantu bari mariye, ntabwo ndi kuvuga ku bantu nyine barya utuntu biyibye, ko ariko mbyita. Ikindi ni ukugabanuka k'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Tuvuge ukoze imibonano mpuzabitsina nturangije, ubutasi uzabishaka? No, ntabwo uzabishaka, kuko izo struggle zo kwigunga utarangije, izo struggle zo kuba wabwira umuparteneri wawe ati se wowe ko wabikoze, wageze kuri orgasm yawe, cyangwa se warangije ngiye sinarangije, biragoye. kandi nayo gufata iyo initiative yo kugira ngo ubwire uwo muntu ni ibintu bikugoye. Rero bigatuma uhora wumva udashaka gukora imibonano mpuzabitsina kuko ntacyo uri kwibonamo. Mugenzi wawe ari kubona icyo ashaka, ariko wowe ntabwo uri kukibona. Rero icyo gihe nabyo kugabanuka k'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina nabyo biri mu ngaruka yo guca imyeyo, kuko ntabwo bose ariko bibabera byiza. Kandi nkwibutse ko n'abagabo bose atari ko bakunda abantu baciye imyeyo. Ikindi, kwiyongera kw'irari ryo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi byo wabibaza n'umukobwa wenda ubiciye vuba aho ngaho, cyangwa uyiciye vuba aho ngaho yabikubwira. Yes, uko ugenda hari umuntu dusobanuye ngo uko ugenda kuko urumva haba hari igice runaka cy'umubiri cyakuze utarusanganywe, then uko ugenda kigenda gikoranaho, ubwo ndavuga ngo mu mayasha cyangwa mu matako, iyo collision cyangwa se iyo collision iri hagati mu matako igatera kuba wahora ushaka, wahora ufite irari ryo gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko hano nyumve neza,
irari ririyongera, ariko nanone wakora imibonano mpuzabitsina nturangize nyine bikaridinga kugabanuka k'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, ibyo bita libido cyangwa sexual desire biragabanuka. Rero aho ngaho naho ugomba kunyumva neza. Ikindi, guca imyeyo bitera kuma cyangwa gukomera k'uruhu rwo mu myanya y'ibanga. Yes, ibi byo wenda sinzi, ntabwo ahantu hose mu Rwanda bagira imico yo guca imyeyo, hari uduce tutagira imico yo guca imyeyo, nk'urugero hano mu majyaruguru iyo mico ntabwo ihaba rwose pe. Ibyo bintu bizwi mu burasirazuba, igice gitoya cy'amajyepfo, gutyo muri ibyo bice, ariko mu majyaruguru ibyo bintu ntabwo bihaba. Rero iyo ubwo navuga ngo ugize ngo kaza yo kubaza umukobwa wayiciye se uruhu rwo mu myanya y'ibanga rwawe ruba rumeze gute, abenshi bazakubwira ko ruba rwumye. Yes, ruba rwumye pe, ruba rwumye. Ikindi rero, ibindi byo guca imyeyo cyangwa se ingaruka zo guca imyeyo, bituma ugira udusebe dutoya mu myanya y'ibanga, ibyo bita micro injuries. Bituma nyine urumva uko ugenda, noneho hari n'ababica bikagenda bikangana nk'umutonzi w'inzovu, bikaba binini, bikamera nk'ibitwi by'inzovu, bikaba binini cyane. Hariya ho urababara cyane, uko ubabutse uburibwe wumva burenze nta gisebe cyakurya kurenza kiriya. Urababuka uko ubabutse, cyangwa se ukuri no mu kibada kuriya, hari ukuntu ushobora no kwibeshya ukamara nk'agahe kanini wambaye padi, kiragiye sasa nibwo utangira kumvira ububi bwabyo. Rero ndavuga ku bantu banabiciye ari binini cyane, kubo bituringaniye okay, hari n'abantu bica nyine bikaba binini cyane. Rero bitera udusebe dutoya, uhorana udusebe, kandi utwo dusebe tugatuma ugira uburyaryate mu gitsina, tugatuma unababara akenshi. Ikindi, social isolation cyangwa kwiheza. Uvuganye na mugenzi wawe warabikoze, uri muri bagenzi bawe nka 5 babikoze, cyangwa se ukundanye n'umuntu usanze ntabikunda, avukira muri twa duce navuze haruguru tutagira iyo mico yo guca imyeyo, ntabwo azagufata nyine, ashobora kugushitinga. Bitewe, abantu bagira imico itandukanye, ashobora kumva yagutorotira wenda kugira ngo yakumvishe ko utameze nk'abandi, utari nk'abandi. Icyo gihe ntabwo uzisanga mu bandi nk'uko bisanzwe, uziheza. Yes, uziheza. Kwiheza kandi ni kubi, kuko niho usanga havuyemo depression, havuyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, n'amapayika niho atangirira kuza, izo ndwara nyine zo mu mutwe zindi zitangira kurira aho ngaho. Rero guca imyeyo, ikindi, izindi ngaruka ibindi bibi byabyo habaho social isolation, nk'uko nabivuze nyine. Ushobora gutotezwa n'umuntu uvukira ahantu runaka, wenda mwakundanye mugeze igihe cyo kurya akantu, agasanga ntumeze nk'abandi, wenda nk'abo yahuye nabo mbere, akavuga ati oh, burya wowe se umeze gutya iki n'iki. Cyangwa waba uri kuganira na bagenzi bawe bakavuga bati twe ntabyo twakoze, ako kanya uhita wumva nyine wiheje, uhita wumva hari ikintu wakoze kitari, utangira kumva ko ari na bibi. So rero iyo mbere yo kugira ngo ubikore ugomba kwibaza ibibazo byinshi. So ikindi ni uguhinduka kwa hormone mu buryo butari bwiza. Imisemburo irahindagurika kandi igahindagurika mu buryo butari bwiza. Rero biba byiza ugiye mbere yo kugira ngo uce imyeyo umanje kubyibaza, umanje kwibaza inshuro zirenga 5, zirenga na 7. Ikindi, izindi ngaruka zo guca imyeyo cyangwa ibi byo guca imyeyo ni uguta umwanya no kudashyira umutima ku kindi kintu cyangwa ku bindi bikorwa by'ingenzi. Urumva niba warayiciye ugahora ufite ubushake bwinshi bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ntabwo uzafokasinga ku bindi bintu. Niba wiga ntabwo uzabasha kwiga neza, niba ufite akazi ntabwo uzabasha kwita ku kazi neza. Rero ibyo nabyo biri mu bintu bitera disturbance cyangwa guhuzagurika mu bintu umuntu akora. Ikindi kintu ni ukugira uburibwe cyangwa kuribwa mu myanya y'ibanga, by'umwihariko nko kuyica biraryana kandi urababara cyane. Rero bitera ubwo buribwe mu myanya y'ibanga, kandi uburibwe bukabije. Ikindi, bitera umwanda. Yes, hari abantu bayica ntibagire isuku. Rero iyo uciye imyeyo ntugire isuku, isi yose irabimenya, kuko uba uri kunukira abahisi n'abagenzi, kuko biranuka. Iyo utafite isuku iranuka pe, biranuka. Ubimenye niba utaranabikora. Ikindi hano ugomba kumenya rero, umugore cyangwa se umukobwa, ariko by'umwihariko umukobwa, abajene tungana, niba ukeneye wumva ko ushaka guca imyeyo, si uyice kuko hari boyfriend wawe runaka wavuze ko ugomba kwica, ko abikunda, kuko uyu munsi muri kumwe, ejo azagenda.
uzayice kuko ari wowe ubishaka, uzayice uvuga uti okay ni njyewe ubishaka, njyewe n'umutima wanjye ndahamanya n'umutima wanjye ko njye nshaka guca imyeyo, nta muntu ubimpatirije, ni njyewe ubishaka, ni njyewe birimo. Ikindi cya kabiri, ntukajye ukora ikintu ngo uri kunezeza kanaka. Kandi ikindi nanone ugomba kumenya, ntabwo urukundo rugira barriere. Uyu munsi ushobora gukundana n'umunyarwanda, ejo ukazakundana n'umuzungu. Hari n'abatabizi, batazi n'ibyo bintu byo bita labia elongation, hari abantu batabizi. Rero mwajya nko kurya akantu akareba, cyangwa ajya gukora imibonano mpuzabitsina akavuga ati uyu muntu ni uwahehe, biriya bintu ni biki. Hari abantu benshi batabizi. Rero bikore kuko ari wowe ushaka kubikora. Ntubikore kuko uzabikorera umugabo wawe, ntubikore kuko uzabikora ko boyfriend wawe yakubwiye ngo ngomba kubikora, ntubikore kuko uzaba ushaka gushimisha undi muntu, uzabikore kuko ubishaka. Haravuga ko birinda umwanda, haravuga ko buri wese agira impamvu ze ashaka kukubwira ko guca imyeyo ari byiza. Ariko rero ibindi twaganiriye nabyo haruguru ni bibi byabyo. Rero ni ibintu waca, wibuke ko ari ibintu waca, ntubice. Okay, urabica ariko ntabwo bicika. Reka bari ko mvuga, sinzi niba bimakinga sense, ariko ni ibintu uzaca utazakata. Si imisatsi ngo uzayikata ngo byongere bisubire uko byari biri, no. Ni nko gukora ikintu ugasa nkaho ugiye nk'ahantu wambutse umugezi ugasiga utwitse ikiraro. Rero mbere yo kugira ngo ubikore, tekereza inshuro zirenze 7, then uziha igisubizo. Kandi uzabikore ku bwawe, ntuzabikore ku bwa runaka. Niba wakunze ikiganiro, kunda ikiganiro, kanda kuri like button, subscribing niba utarabikora, commenting ikindi kintu naza kuganirizaho wumva ushaka, then usharinge ku bandi bakobwa bakeneye kubimenya cyangwa se n'abadamu, tubake community